Reka twongere tubasuhuze mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye bigize isi, reka tubifurize amahoro y'Imana, tubabwira ngo muguge neza aho muherereye hose, mwe abakomeje gukurikira ibiganiro bya Umunara TV. Njye ndi Badibadi, ni umunyamakuru w'Umunara TV, ukomeza kubifuriza umunsi mwiza, ukomeza kubifuriza igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza, bitewe buri wese aho aherereye, dore ko isi yacu uburyo yubatse, hamwe aba ari nimugoroba, ahandi ari igicamunsi, ahandi ari nijoro, ahandi ari mu kabwibwi. Rero mbabwira ngo aho muherereye hose, Imana ibarinde kandi mukomeze kugubwa neza mu byo mukora. Kuri uyu munsi Umunara TV washatse kubagezaho byinshi mu bigize umurwa mukuru w'u Rwanda ariwe Kigali, cyane cyane aho tugeze dutera imbere cyangwa se tugeze hashimishije mu biranga imijyi ku isi yose. Rero umujyi wa Kigali nk'uko nawubatemberereye ndetse nkifuza ko namwe mubona, ni umujyi utatswe n'ibyiza, ariko nanone urangajwe imbere cyangwa se uzwiho ibintu bibiri by'ingenzi, ari byo isuku ndetse n'umutekano. Iyo winjiye mu mujyi wa Kigali uvuye hirya no hino mu ntara zizengurutse u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri umushyitsi, usanga ikintu cya mbere kiguha ikaze ari isuku ndetse n'umutekano, birangajwe imbere n'Abanyarwanda bafite isuku, bafite umucyo ndetse bafite umutima mwiza cyane. Reka mbabwire ngo rero Umunara TV watembereye mu duce dutandukanye tugize umujyi wa Kigali, nk'uko rero twababwiye ko turi intumwa ya rubanda, twabazengurukiye umujyi wa Kigali tubereka uduce tumwe na tumwe tw'ingenzi, cyangwa se aho twabashije kugera mu gitondo ndetse igicamunsi na nimugoroba. Rero umujyi wa Kigali ni umujyi ubona uri gutera imbere cyane mu bijyanye n'imyubakire, ibijyanye n'umutekano, ibijyanye ndetse n'isuku. By'umwihariko isuku iribandwaho cyane, kuko aho ugera hose uhasanga hirya no hino uhasanga abantu bari kwita ku isuku y'umujyi wa Kigali ari benshi kandi bafite umwete. Umujyi wa Kigali ufite indabyo, umujyi wa Kigali utatswe n'ibiti byiza, umujyi wa Kigali hari ibintu byinshi nagushishikariza kuza kurebamo. Harimo ibintu byinshi wasura, harimo ibiti, amazu meza, imihanda, ndetse hakabamo n'umutekano n'isuku biwurangaje imbere. Reka rero nkwifurize umugoroba mwiza, nkwifurize igicamunsi cyiza, cyangwa nkwifurize kugubwa neza aho uherereye aho ariho hose. Rero umunyamakuru w'Umunara TV atembera, hari byinshi yagiye ahura nabyo, hari byinshi yabonye agomba kubagezaho, ndetse na benshi batari baherutse kugera mu mujyi wa Kigali akabashishikariza kuza kuhareba. Ariko mbere y'uko muza, yabanje kuhatembera ahabereka kugira ngo mwirebere umujyi wa Kigali aho muherereye hose, mwiyicariye aho, mutembere muri kuri za sikirini zanyu z'amatelefone cyangwa se televiziyo zigezweho za Smart TV. Rero umujyi wa Kigali mu gitondo, ikintu kiwuranga ni uko abantu benshi baba bajya mu kazi guhera mu masaha ya saa moya ndetse kugeza mu masaha ya saa tatu. Ibice byinshi usanga harimo ambutiyaje, kuko abantu benshi baba bajya ndetse bajya mu kazi. Uba usanga mu gice cya mu gitondo
haba hari ambutiyaje. Hari imihanda myinshi iba irimo ambutiyaje kuko nk'uko bisanzwe mu mijyi hirya no hino ku isi, iyo umujyi utera imbere urangwa n'ibinyabiziga byinshi, amazu menshi kandi meza, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Mu mujyi wa Kigali rero nabyo byatangiye kuhagera ndetse kera, kuko usanga buri gitondo umujyi wa Kigali ibice bimwe na bimwe birimo ambutiyaje. Urugero turababwira umuhanda uva aho twita 15, ubwo ni mu muhanda uva iburasirazuba cyangwa uva i Kabuga, guhera 15 cyangwa aho bita kwa Hagi kuzamuka kugera kuri 12, uba usanga mu masaha ya mu gitondo kuva saa moya n'igice ndetse kugeza hafi saa 3 ambutiyaje aba ari nyinshi cyane, amakamyo, imodoka ntoya zitabisikana kandi zigenda gake gake. Undi muhanda ubonekamo ambutiyaje ni umuhanda uva kwa Rando werekera kuri rompwe tuzi ya Kacyiru cyangwa se aho bita kuri University of Kigali. Ni umuhanda nawe ukunda kubamo ambutiyaje. Icyo cyerekezo cyose kiva kwa Rando kimanuka kica kuri convention kigakomeza kugera kuri Kigali University of Rwanda, aho ngaho rwose kuri iyo rompwe hakunda kuba ambutiyaje mu masaha ya mu gitondo saa moya n'igice ndetse kugera saa 2:50. Naho undi muhanda ukunda kubamo ambutiyaje ni umuhanda uva aho tuzi nka Kimihurura, ahahoze ahitwa ku Kimicanga. Icyo cyerekezo cyose kizamuka kijya mu mujyi kuva mu maferuje gukomeza, naho ambutiyaje aba ari yose mu masaha ya mu gitondo. Naho ku gice cya nimugoroba rero umuhanda uva Rwandex, uwo muhanda wa Rwandex wose kuva aho bita kuri rompwe yaho twita ku mazi, gukomeza Rwandex, gukomeza kuri Sonatube kuri rompwe nini, gukomeza Kicukiro santere, gukomeza werekera hejuru aho bari kubaka umuhanda werekeye Bugesera. Ambutiyaje ku gice cya nimugoroba aba ari nyinshi cyane ndetse na mu gitondo. Undi muhanda dukunda gusangamo ambutiyaje nimugoroba ni umuhanda wa Remera kuva ku Gisimenti werekera ku kibuga cy'indege na Giporoso. Umuhanda ubu imodoka ziba zigenda gake cyane. Undi muhanda ni uwo bita kwa Rwahama uva kwa Rando mpaka Kimironko, hakunda kuba ambutiyaje cyane cyane nimugoroba. Umuhanda nanone umanuka Kimironko 12 uhereza kwa Mushimire, naho haba hari ambutiyaje iteye ubwoba. Turasaba ababishinzwe rero aho Umunara TV babashe gutembera ko bajya bagerageza bakubaka ibyerekezo bibiri nibura kuri buri muhanda kugira ngo imodoka zibashe kwihuta, umujyi wacu ukomeze utera imbere. Nanone abantu bakomeje kuvuga ikibazo kijyanye n'ivangwa ry'amakamyo atwara imizigo ndetse n'imodoka za rusange, aho usanga rimwe na rimwe ateza impanuka. Abantu benshi rero bakomeje gusaba ko leta y'u Rwanda n'ababishinzwe bacagura umuhanda uzajya unyuramo amakamyo, cyangwa rimwe na rimwe ayo makamyo atwara imizigo agahabwa amasaha cya gihe imodoka ziba atari nyinshi, dore ko rimwe na rimwe ambutiyaje tubona nayo abigeramo uruhare. Reka tubifurize rero umugoroba mwiza, igicamunsi cyiza cyangwa igitondo cyiza bitewe n'aho uherereye cyangwa n'igihe ufunguriye ino video, kandi tukwifuriza imigisha ya Ribadibadi, umunyamakuru w'Umunara TV. Reka dugusabe gukora subscribe, share, like ndetse na comment ku biganiro tubagezaho. Imana iba umugisha nakagaruka.